ndakubaza ijambo rimwe, yumvishe iki? Bro, morning. Morning. How much are you? Nibwo nari nyibyuka. Bwo rushibyuka? Yeah. Nakazi ufite uyu munsi? Uyu munsi ntabwo ndi gukora. Gusa gatano ufite amakuru meza. Kagira inkuru rero. Suzi ko mbona amakuru se? Uri gukora casting nagiye muri Rwanda Feature Films. Hari ubwo n'ibyaje. Sinabyibuka. Cyangwa no mu gitondo. Yego koko byagenze bite zo kutambwira? Baje kunyemerera abo njye nyine muri OPPA FILMS. Gwiki? Neza cyane rwose. Ngabageze umuvandimwe w'icyamamare. Kandi nagiye bipinga. Sigaye biriseye. Ako sundi uzabasha kwactinga wowe giye mbona ibintu byawe byose ibintu biri aho ngaho nazo. Wewe wowe ubona biri mu joke ariko byageze mu kazi bahita birasiriye. Okay. Shakuraje nyine gusa tera imbere. None bimeze bite? Nanjye biraho gusa nyine ngiye guteka. Utarakora amasuku ntaki. Ako narumiwe noneho. Ese dukoze muri uru rugo ubundi? Gusa nyine ibyo tubireke. Ngiye guteka, boyfriend wanjye ngiye kunyura nagiye ku kazi. Boyfriend wawe? Yeah. Hano afite aba boyfriend. Soko marumva wifitishijwe ibintu by'amaganya wowe wamushatse. Abakobwa bose uri kugendana nabo wirirwa uzana hano wabuzemo n'umwe wagira girlfriend. Sugu umva nk'ukuntu unyuriye ariko. Ntabwo mucyuriye ngende kuvuga ibintu dufite ibintu by'amaganya abandi bafite ba boyfriend kandi nawe ubaza abakobwa ufite. Ni nk'igihombo wabuzemo n'uyu n'umufata. Uriya nanjye ntari wanjye zaza wowe kwabonye uwawe nanjye wanjye bikaza. Kandi wirirwa ubabeshya buriya. Yewe se. Ko byumba bari. Abeshya. Iswa nigendere no gutega gahunda urayifite ubwo ibyo ni ibyawe. Genda uteke wenda nanjye nameneraho nkarya. Numva nshonje. Twumvikane bro, nta rasiyo watanze. Ngiye gutekera boyfriend wanjye nawe ugiye gusanga girlfriend wawe utekera. Hano umuntu agiye gukora. Cyakora ndakuremera. Gusa nyine nawe uzabona akantu. Bikurikirane vuba vuba. Sawa. Ajenje tubanze. Ubusanzwe nambaye usabiriza. Nuko ko hari ikintu nazi uri mushiki wanjye. Utazi ko wambonye nduri wambonye. Ewa nagire kakavuyo. Kakavuyo. Nandi kwihuta. Siko nasobiye. Gusa koko ibigira byadanje wa. Ese undugiye. Nanjye nayitanze. Umeze neza ariko. Dai mbere ababyeyi banjye. Kwihangana cyane ukuntu nyine ababyeyi bacu bakumbuye cyangwa kubashaka nanjye niko ndi kubishyiramo imbaraga tumaze iminsi twaramubuze ni ukwihangana cyane. Tuzababona niko ndashyiramo imbaraga kubahiga cyane nanjye ntabwo nuje ntabwo nicaye gusa
gusa nyine ugomba kwihangana. Okay. Tubireke kutuma mbabara cyane ngaho njye ndababagira. Gusa nyine ntuzongere kwinjira ku mazi. Okay, narebe. Hey. Makuru yawe. Yes. Meze ute? Meze neza Iminsi myinshi. cyane. Se wowe bimeze gute? Ndaho ukamubaza. Kinzanye hano. Baza nta kibazo. None se kwese nyine ngari bashiri. Ngiye nkwirengagiza. Ngewe? Nta rundi uhetse. Oya urambeshye ibyo ngibyo sinabikora. Oya shu. Ndaguhamagara nufata phone. Hanyuma? Yera gutaka. Bani mu kazi kenshi rwose n'ihangane. Kandi nta kintu cyambuza gusa gufata mu kazi. Ndabizi ko mukunda kandi ibyo bintu sinabikora. Nufate phone wowe wumva se bisobanuye. Akubwiye ngo ngiye nshobora kuba hari ibintu byinshi mbagimo. Ushobora kuhamagara urukumva ukambwira ngo Ubuse reka nkumbaze. No kuvuga ko najya nkuhamagara. Umamagara ubishatse ariko ntago. Oya ntago kuvuga ngo nuko ariko mba mbishatse ubwo nuko ari bwo mba mfite umwanya. Ntabwo umwanya uhagije bebe. Nibwo mba mfite umwanya. Ntabwo mbyumva. Niba utakinshaka bambwira. Oya kandi urabizi ndagukunda nta nundi muntu ufite nkunda kandi ubyumve. Byo kunkoresha amakosa. Ayahe makosa se kandi? Nese niba ngiye ngukunda. Sibyo? Ese umwanya nafashe nzaha ngaha urawuzirikana? Ese ko wiriwe wicaye? Ura kutamamagaye. Ako nari ngiye kubikora. Wari ugiye kubikora ariko ntiwabikoze. Nuko nkubonye utunguka. Burana ndi kureba muri telefone ndi gushaka mba nari ngiye kuguhamagara. Baby reka tubireke umbwire niba utanshaka nawe. Ahubwo najya mu nzu gatoya hari ikintu ngiye kureba. Naza tukaganiraho kuri ibyo bintu naho ibyo kuvuga ngo nta mwanya nyiguha ngiye umwanya ndawuguha rwose kandi ujye byihangana. Genda nyine uzi. Aramutse neza. Uramutse Neza kabisa. neza neza. Akusha kumbona usigaho nsu. Se ubundi twigeze turishya. Bakwa gitari cyo ntaho. None se sinarenga hano rero. Imodoka nzana ku muhanda nashaka Samson narimo nta kibazo. Okay namushaka byihutira kandi. Nta ibi wamureba. Ese wantije nkaba ngiye kuba nimuvya. Mubura mutugonza amafoto yabaye nari. Sisubize. Aho ubundi ushimodoka. Nokabiri. Gahunda ntuyizi sinacyo. Kira. Uri kugaruka. Bari kuhariya. Ntabwo gukora amanyango yabizi neza. Ariko nawe. Erega ibingibi biri mu kimbo cyo kubangurira aka. Nta kibazo. Ntari sawa. Meze gute se? Sawa. Hirwa ari masa. Ujye ukabura. Oh wow. Ni sabe. Umukobwa atagiye he? Sheri. Umugisha. Uyu muhungu wawe. Yangari ni murabiga. Nta kibazo. Ni sawa. Meze neza. Biracamo. Shari fresh cyane. Nanjye ndazindutse ariko noneho hari ukuntu noneho ubwiza bwawe bugenda byumva iyo uri mu gikoni Ariko ugira igikabyo ku isi n'ubwo Imana shari wagira ko bukabya. Nyine nta biba birenze. ese ko mbona uretse wo guteka mu gitondo
yawe wambwiye kuri bunyureho ndavuga ati si wagutekera jewe ntabse oya jewe ntabse ati ndakunyura mu gitondo najya mu nzira mu mwanya ase siba binakiri ariko ntabwo atetse nyine ukagenda unariye oya biba bikenewe yego ariko nta mwanya nayifite hano sheri mubarira banza wumve nyine reka duteke base hari amata matasi ntayo muda utamushira guteka tukajya kuriye oya sinaba sheri reka duteke ugende uriye sibyo banza wumve nyine sibyo njye nshira hano kugira ngo mbanze musuhuze uzi ko dufitanye gahunda mu cyumweru gitaha najya mu nzu tuyiganire sibyo ariko ndumva iyo gahunda tutagakwiye kuyiganaho mu gitondo nase oya najya mubwire nze hano mubwire nga nimugoroba tuze kubona tuganire kubera ko ubu nimugoroba nka saa moya gutya tuze kubonana kandi tuganireho kugira ngo icyumweru gitaha bizagende neza okay ubwo urampamagara nta kintu na kimwe bitwaye pe gusa nyine namukundiye nireshejwe reka duteke ugende uriye akuzi kujya mu kazi nta n'icyayi nyweye ntaki ariko banza wumve nyine weho kurya dembe no mu rugo nani nafashe breakfast ntabwo mbazi nusubira icyumwe muguriye kandi ubizi neza ko hari bunyure hano nafashe breakfast sibyo iki ntabwo ngewe naje hano mvuga ati wenda iyo wateguye kacyari kukanguza okay ndahita njya mu kazi rero njya mu kazi ndaza kongera ndaguhamagara duhure ubwo rero uramumata kamari hano hari umukobwa yaraje kunsura ariko niba agiye inyuma ho gato ntabwo mbizi so duhuye se umukobwa muhuye si umuntu yaza kunsura akagera atanseze bibaho cyawe waraguze byacumutse yakomeje murahuye umukobwa ufite imisatsi iryamye gutyo ukuntu wambaye n'ipantaro y'umukara abakobwa b'iki gihe ariko babaye gute munsigaye ngo nta mwanya muhasha reka we kwanga ari buriya ntabwo azi yuko abakobwa bahari ari benshi cyane reka murahure diri mani ibyo kasira mani nakora n'umureta hari ikibazo nama shiri mbabareka kungora sibyo mbabareka kungora cyane kabisa sorry gato kanita nimero ndaratanga okay shiri nanjye nutavugisha oya ntabwo najya nakuvugisha isho sibyo I love you too. honest mukurika nzogirenze fatika bize ngeze usema kubona ntabwo byakumwe ntabwo mari ngiye kureba kire wanjye kabisa tugiye guhuza ntabwo mari ahubwo cyese niba we byakunde yuko wabura ubu ndabura nkazi yo rugo tukajya harimo igitwa kirenze neza yanjye karatangira asanga he wowe mbwira niba uboneka murabura akazi ngiye kuboneka ari buboneke ariko none aha wapi ubu ntabwo naboneka rwose kuko hari ahantu ngiye reka nkurabure rero wowe aho hantu simbukirayo nuvayo uhita unkubira nanjye ndahita nkufata koro yawe unkura kabisa uko bigomba kugenda ibiceri wakintu nanjye kagire ndeba umuntu ibyo biciro umuntu agomba kwiga kuko mfite n'ubukene wenyine n'inzira ntanaburaye ubu ngubu uko mbona gutya nyine nanjye niyo mpamvu mavuze ateka nkureba nk'umuhungu ibintu ni ibisinzi akira gutya ibintu ni neza ariko wibuke ibintu ni fresh kabisa wowe leta nk'ukoringa ruzungu ubundi duhite duhuza neza neza wowe nkubire gusa Ushika kwambona okay rumwe mu rugo ndahari kimwe gukora n'ubwoko ki cyane no kucyatse neza neza Sheri umeze ute? Amakuru? Meze neza? Meze neza, warakize se? Umuntu uri mu cyumba se kuva mu gitondo kugeza isaha uba wabyutse ngo ujye no muri salo use kuguma mu cyumba wowe bihita binyereka yuko kirwaye
imiti twifata neza ngaho urumva kubikora neza kabisa meze neza cyane ndakomeye ndashima Imana kuba uri muzima ukaba warakize cyangwa uri koroherwa cyo kintu kinzamurira imbaraga cyane mu buzima bwanjye Sasheni mfite ikibazo kandi ikibazo umara nibaza buri munsi kihe kibazo ese urukundo rufata gute bwigiye kungereka ibyaha byose abizi ndagukunda ariko musaza wanjye amenye kumbeshya ishaka guhitamo ntabwo mubeshya ariko hari ikindi kintu uzi ko buriya musaza wawe nawe nzi ntuzifuze no kumumenya ngomba kumenya musaza wawe rwose ntuzifuze kumumenya ngo amenye ko wamubaje narakaye kwica nanjye iryo kosa ryo kukubaza sinzarikora habe n'umunsi n'umwe kuko nanjye ndagukunda cyane kandi umaze iminsi utanyitaho nakwitaho ubwo nyine ubu nje kukuraba ari uko nakwitayeho wenda wabona be nanjye muri ino minsi maze iminsi muze nta mwanya mba mfite rimwe na rimwe utaramamagara guhamagara sinkhamagara hari n'ubwo mpamagara nkumva nimero yawe ntabwo iriho sinzi menya nari mubwiye ko hari ibintu byinshi maze iminsi ndi mu bintu byinshi hari ibintu ndi gukora muri ino minsi umwanya uba warabuze warabaye ikibazo n'ubu ngubu urabona nuko ari weekend mavuze ati reka mugereho ariko mu minsi isanzwe umwanya rwose nawe uhari kabisa amafaranga nayaguhaye yose nabikemuye nakoze ikosa ryo kukwizera njyewe ubwanjye narakwizeye utuma nkora ikosa nica ababyeyi basangiye Tresor ndangije mbikundisha kugira ngo hatazagira n'umuntu n'umwe ariko kugeza na n'ubu cyamamagara n'umwe umwanya ngo umumeke ahubwo yacyashaka kugereza kunkoresha amakosa wagiye wumva byagenze gute se urumva